reka nkutangarize isi yifashe ku matama imfubyi zabo zuwo zibaza amarira ari menshi atemba ku matama mu gihe basohokanye ikiriba bagiye kugishingura mu mudugudu witwa Nayini mu gihe isi yose icuze umwijima Yesu aje kukubera igisubizo barahindura bati N'Imana. haleluya Amina. mikita sove nima mela kotande ma defo disanima bela zarikiti pafosa ena reka ngubwire reka nguhanurire ndi kuri no kamera hari ubuzima waciyemo ubicishwamo n'ikiremwa muntu bagutega inyamaswa z'inkazi bagutega ubumara bagutega ibikururuka bagutega ibijya ariko reka nguhanurire ndi kuri no kamera nkubwire kwijwi ry'Imana rivuze Imana iravuze reka nongere nsubiremo ikintu satani ashinzwe ku buzima bwawe wo nkurikiranye satani ashinzwe kukunyaga icy'agaciro ndetse no kukwereka ibihanga byabo yiciye mu nzira mbaza ngo ni gute satani akunyaga iby'agaciro satani yaje kukunyaga iby'agaciro yego Imana itanga ubane namwe mwese abadukurikiye muri mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane uyu munsi twongeye kugira umugisha wo kubana n'umuhanuzi w'Imana reka musabe kugira ngo yivuge amaze gukura yego murakoze cyane ureko mikoro ifunguye ariko ku mazina yanjye kubambonye bwa mbere cyangwa se abatanzi nitwa Mfashwa nayo Isaac ndacyari ingaragu itigaragura mu byaha ndacyari nka matika matiye ubugingo abapagani bakamatiye ikimwaro oya bafate ikimwaro mu izina rya Yesu bafate ku mwako aba bagome bahiga abana b'Imana bafate ku mwako mela siwa bane tubabari amena reka ngusabe kugira ngo usenge Imana ubundi dutangira ikiganiro cyawe uri Imana ugira neza bugaca bukira urinda ijambo wavuze ukarinda no waribwiye tugushimiye imbabazi n'imbaraga zawe tugushimiye umuteguro n'umurariko wawe mwiza dushimiye n'amaboko yawe adashira imbaraga himbazwa kandi ushyirwe hejuru amen amina reka tukwakira utugezeho Imana yaguhaye kutugezaho uyu munsi Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe dushimiye Imana hari umwanditsi wa Bibiliya wavuze ngo turagushimira kutadutanze kuba umuhigo w'amenyo y'abanzi bacu reka dushimire kandi Imana ko yazigamye intambwe z'ibirenge byacu basika kadushimira Imana ko yagiye ikurikirana ubuzima bwacu ikabukurikirana bucece yego dushimiye Imana ikurikirana ubuzima bw'umuntu ikabukurikirana bucece dushimiye amaboko y'Imana adashira imbaraga dushimiye kandi imbaraga z'Imana zitagaragara ariko zirema ibigaragara haleluya ndafashijwe imbaraga n'amavuta n'amamfashwa dushimiye amaboko y'Imana imbaraga z'Imana zitagaragara mu buryo buri fizikali ariko zikarema ibigaragara dushimiye izo mbaraga imbaraga z'Imana zikorera mu bantu bibaha Imana ninde wafunze iminwa y'intare ubwo banagaga Daniyeli mu rwobo rw'intare ninde Imana imbaraga z'Imana nako ujye uvuga ngo ni imbaraga z'Imana ni imbaraga z'Imana ni imbaraga z'Imana shaka ujye umbwira ngo ni imbaraga z'Imana ni imbaraga z'Imana izo icyubahiro ni icy'Imana ninde wagaragaye mu itanura ry'umuriro ni imbaraga z'Imana akagaragarira mu ishusho y'uwaka akabana n'abagabo batatu Sadraka na Meshaka na Abednego imbaraga z'Imana ni fola ndakumva ndashaka kukubaza ninde wakurikiranye ubuzima bwa Yosefu bamuta mu rwobo barangiza umwambaro yari yambaye bakawusiga ikintu cyitwa amaraso bakimara kumugurisha muri Egiputa bakavuga ngo inyamaswa y'inkazi yamuririye mu ishyamba kandi itamuriye ola kisa hereza kandi Imana icyubahiro ni icy'Imana ndashaka kukubaza umuntu wakurikiranye ubuzima bwa Yosefu ubwo yari ari muri gereza y'ikinyoma gifite ikimenyetso
vuga ngo ni imbaraga z'Imana. yihereza icubahiro kandi Amina. Icyubahiro ni icy'Imana. yihereza icubahiro kandi Icyubahiro ni icy'Imana. ndashaka kuvuga ku kintu cyitwa imbaraga z'Imana. abantu munkurikiranye, abantu turi kumwe, reka ngo utangarize ngo hari imbaraga z'Imana. nubwo ubona ugenda wenyine mu nzira, hari imbaraga z'Imana mugendana. izo mbaraga ntizigaragara ariko zirema ibigaragara. mikiforasi. Haleluya. hereza Imana Icyubahiro ni icy'Imana. Turakumva papa. ariko wamusomera ijambo ry'Imana ntararenga aho ngaho. wansomera ijambo ry'Imana. ayida nafashijwe kwe baroko byafashwe ibintu by'abarokore. ibyakozwe n'intumwa 28 haravuga ngo tumaze gukira sukuma tumenya yuko icyo kirwa cyitwa merita. bene igihugu batugirira neza. buretse gato bene iki? Igihugu. bene igihugu utikitafora. bene igihugu batugirira neza. bene igihugu batugirira neza. baducanira umuriro. batwakira twese. kuko hari imvura n'imbeho. ariko bari bene gihugu. vuga ngo bari bene gihugu. batugaburiye ari bene gihugu. twagendanye n'abari bene gihugu. batwambitse ari bene gihugu. baducumbitse ari bene gihugu. gatatu. ariko Pawulo amaze guteranya ariko hagati aho ngaho umwe muri twe witwa Pawulo amaze guteranya umuganda w'Imana. arazicana ishira iva mu muriro imuruma ku ntumbwire ko bategereje. Haleluya. kane haravuga ngo bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta terasa ku gikonjo cye. baravuga bati ni ukuri uyu muntu ni umwicanyi. murora nubwo yakize mu nyanja idacurwa kibera ntimukundira ntiyamukundira kugira gute kubaho. ariko mana we. gatanu. ariko akunkumurira icyo gikuru. ariko aragize arakudisinima ntiyagira icyaba. gatandatu. aho babandi somuhafiringa babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse. ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye. muzamure haleluya. barahindura bati ni Imana. Haleluya. Amina. mikita sove nima mela kotande ma defo disanima bela zarikiti pafosa ena. reka nguhanurire ndi kuri no kamera. hari ubuzima waciyemo ubicishwamo n'ikiremwa muntu. bagutega inyamaswa z'inkazi, bagutega ubumara, bagutega ibikururuka, bagutega ibirya. ariko reka nguhanurire ndiri kuri no kamera mubwire kwijwi ry'Imana rivuze. Imana iravuze ngo iguhaye ubutware uhereye ku gihugu cy'u Rwanda, uhereye ku banyarwanda, uhereye ku basore, inkumi n'abakobwa, bendi makosa nima. Imana iravuze ngo iguhaye ubutware. Haleluya. Imana iravuze ngo iguhaye ubutware. Imana iravuze ngo iguhaye ubutware. Amina. Ntabwo nzi cyarumye urutoki rwawe, ntabwo nzi cyarumye ibiganza byawe, ariko kwijwi ry'Imana rivuze uyu munsi ntago arejo. Imana iguhaye ubutware. Haleluya. Reka babwire, hari imbaraga ziba muri twebwe abantu tutarahishurira. Jambo riravuga ngo kwa Yesu dufite ubutware, dufite n'ubushobozi iyo twizeye amagambo ye. Yaratubwiye ngo mwebwe icyo nkoze mbahaye gukandagira inzoka na scorpion. Pela zari mafo ena, mbahaye gukandagira inzoka na scorpion. Kanangariza abantu badukurikiranye, kanangariza abantu turi kumwe hano muri aya materaniro muri aka kanya. Haguruka Pasika, nta nsinzi ba mu buriri. Yego.
tuvuge ngo amen. Amen. Nta nsinzi bahehe Mu buriri. nta nsinzi bahehe Mu buriri. igihe kimwe umwami bita Ahabu ngo yigeze kwenderezwa n'umwami bita Benihadadi, tuvuge ngo amen cyane. Amen. Arangije ngo amaze kwenderezwa n'umwami bita Benihadadi ngamutumaho, sinzi uwagutumyeho uko ariho, sinzi n'icyo bagutumaho, sinzi n'icyo bakunyaze. Reka ngo utangarize ngo ikintu Satani ashinzwe mu buzima bwawe nicyo kukunyaga agaciro. Kukunyaga icyagaciro. Reka nongere nsubiremo, ikintu Satani ashinzwe ku buzima bwawe wowe unkurikiranye, Satani ashinzwe kukunyaga icyagaciro ndetse no kukwereka ibihanga byabo yiciye mu nzira. Mbaza ngo ni gute Satani akunyaga iby'agaciro? Satani yaje kukunyaga iby'agaciro, yego, agutwara umugabo ugasigara n'umwana. Wakwitegereza Korodina ukavuga Korodina namubyaranye na Emabure, ariko Emabure yagize gute? Taragiye. Mukobwa unkurikiye, musore unkurikiye, Satani iyaje kugutwara icy'agaciro atwara sheri wawe mwasohokanye Gisenyi mukajya inkoko, warangiza ugasigarana ifoto muri telefone. Uruko wakije telefone yawe ugasangamo wowe na sheri wawe ku mazi, ariko sheri yagize gute? Yaragiye. Murahari yemwe? Yego. Murahari cyane. Ngo igihe kimwe ngo umwami Benihadadi yendereza Ahabu, aramubwira ngo umva nkubwire, ngutumye habaja n'abagaragu bawe, ikiri mu nzu yawe cyiza cyose ndagishaka, n'ikiri mu gihugu cyawe cyiza cyose ndagishaka. Ngo umwami Ahabu abyumvise aterwa n'impagarara, tuvuge ngo amen. Imana iturinde impagarara mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Pela zarifona ena. Imana iturinde impagarara. Impagarara zirakwata kuri umugabo ukabura epfo na ruguru, ukanyura mu dusesero ugahunga inzira nyabagendwa. Impagarara zirakwataka uri umuntu w'umubyeyi mwiza wiyubashye. Impagarara zirakwataka zigakugubuza ejo bundi hari umuntu wampamagaye arambwira ati mukozi w'Imana ndashaka unsengere, ntise muntu w'Imana wagize ikihe kibazo? Arambwira ati maze kubaka inzu yanjye ya miliyoni 64, none ikibazo nagize iyi nzu yanjye namaze kubaka ndi kuyiryamamo, ibidayimoni bikambwira ngo yisohoke mugende ntago tuyigushakamo. Izo bazita impagarara. Impagarara iyo saje ntago ziri bicyuri cyo. Imana iturinde impagarara mu izina rya Yesu. Amina. Umwami Ahabu abyumvisha impagarara ziraza kandi ari umwami. Yego. Urinde se wo kudaterwa n'impagarara. Umuntu wese ahava akagera impagarara ziraza. Ariko Imana iturinde impagarara mu izina rya Yesu. Impagarara ntago zireba kuri munini, impagarara ntago zireba kuri muto. Ariko turashimira Imana. Imana igiturinda impagarara mu izina rya Yesu. Tuvuge cyane ngo amen. Amen. Hanyuma ngo ako kanya umwami Ahabu akimara gutegwa n'impagarara ngo haza umuhanuzi. Haza iki? Umuhanuzi. Imana yantumye ku buzima bwawe. Yego. Imana yantumye ku buzima bwawe. Wowe unkurikiranye Imana yantumye. Ngo ako kanya haza umuhanuzi. Reka nkubwire, nubura umuhanuzi mu buzima bwawe bikurangiriye ko. Umuhanuzi. Abantu baraho bishize abahanuzi mu mutwe. Ngo nta muhanuzi ukibaho, haracari ibihumbi 7. Na yaribeshe. Aravuga ngo mwami witeka. Ngo ni njyewe muhanuzi usigaye. Iramubwira ngo atansiyo. Tuza we. Nubura umuhanuzi, reka nkubwire, umuntu wisagira umupfumo. Umupfumo umuragurira kamubwira ngo bimeze gutyo. Urinde ko kutagira umuhanuzi wemera Imana. Tuvuge ngo amena cyane. Amena cyane. Duhereze Imana icubahiro. Ukeneye umuhanuzi ku buzima bwawe, ahubwo usenga Imana iguhuze n'umuhanuzi muzima. Ariko wikwivovotera abahanuzi, iguhuze n'umuhanuzi muzima. Tuvuge ngo amen. Amen. Ngo umuhanuzi ako kanya araza. Yego. Aramubwira ati umva ukuntu ivuze. Yego. Ngiye guhanura mu izina rya Yesu. Haleluya. Aramubwira ati umva ukuntu ivuze. Nturebe ziriya ngabo kuko ari nyinshi. Uyu munsi ndazi kugabiza. Imana ikugabije uburwayi bwawe. Imana ikugabije ubukene bwawe. Imana ikugabije ibyago. Haleluya. Imana ikugabije abanzi bawe. Imana irakugabije mu izina rya Yesu. Reka nkubwire, kandagira Satani ntakumenyere. Yesu niwe vitamini y'ubuzima bwawe. Haleluya. Yesu niwe vitamini y'ubuzima bwawe. Yego. Yesu wabereye vitamini abanini akabera vitamini n'abatoya. Yesu wabereye vitamini inzoba akabera vitamini bikara.
Yesu niwe vitamini y'ubuzima bwacu. Kankutangariza, isi yifashe ku matama, imfubyi zabo zuwo zibaza, amarira ari menshi atemba ku matama, mu gihe basohokanye ikiriba bagiye kugishingura mu mudugudu witwa Nayini, mu gihe isi yose icuze umwijima, Yesu aje kukubera igisubizo. Nongere nsubire, isi yifashe ku matama, imfubyi zabo zuwo zibaza, amarira ari menshi atemba ku matama, mu gihe basohokanye ikiriba bagiye kugishingura mu mudugudu witwa Nayini, mu gihe isi yose icuza umwijima, Yesu aje kukubera igisubizo. Amen. Mana yantumye ngo mpanurire abantu bari hano, abantu badukurikiranye, Uwiteka hari ibyo agiye kukugabiza. Hallelujah. Mana iguhaye ubutware, kunkumura ubukene, kunkumura akarande. Reka mbabwire, umuririmbyi yuzuye mwuka wera aravuga ngo mu ijuru imbere y'Imana mfiteye umuntu mvugira, kandi uwo nguwo ni umukuru w'abatambyi, ikindi yitwa Rukundo. Bavuga ngo mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we ubwa mvugira. nta mwanzi n'umwe Uyakurikirana ibintu bicece. haleluya. Haleluya. Hela sanifo Wamwirukanaho. nshaka gusoreza aha hantu, Imana yacu itugirire neza. Ahantu nshaka gusoreza ni ku muririmbyi nawe nanone nkunda cyane, yaravuze ngo ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwankuyeho imigozi. Tangariza Satani ndetse n'abadayimoni, umubwire ngo Satani, ndabizi karandezi iwacu ntibakora ubukwe, ariko ubuntu bw'Imana butangaje bwankuyeho iyo migozi. Satani we, ndabizi karandezi iwacu ntibatera imbere, ariko ubuntu bw'Imana bwankuyeho iyo migozi. Yewe Satani we, ndabizi karandezi iwacu ntibabyara, ariko ubuntu bw'Imana bwankuyeho iyo migozi. Vuga ngo yewe Satani we, ndabizi karandezi iwacu nta muntu ubaho yishimye, ariko ubuntu bw'Imana bwankuyeho iyo migozi. Tangariza Satani, umubwire ngo Satani, ndabizi ko karandezi iwacu bapfa bakenyutse, ariko ubuntu bw'Imana bwankuyeho iyo migozi. Tangariza Satani n'abadayimoni, umubwire ngo ubuntu bw'Imana butangaje bwankuyeho imigozi. Bwira Satani ngo ubuntu bw'Imana butangaje bwankuye mu isayo y'ibyaha, bwankuye mu bashonji, bwankuye mu bashomeri. Ubwire Satani, umubwire ngo njye namenye Yesu. Kumenya Imana no kuyegera nibyo byiza ku buzima bwawe. Narinde kuguhanurira, Imana iguhaye ubutwari bwo gukunkumura, kunkumura ubushomeri, kunkumura ubutindi, kunkumura ubukobwa utinzemo, kunkumura ubukene umazemo igihe, kunkumura kuko Yesu aguhaye ubutware bwo gukunkumura. Imana iguha umugisha. Hanyuma reka nguhanurire abaguteza iminsi ngo urapfa, ubabwire ko atari bo bagena igihe uzamara ku isi. Abaguteza iminsi ngo ntuzabyara, ubabwire ko atari bo batanga urubyaro. Abaguteza igihe ngo ntuzarama, ubabwire ko atari bo batanga kurama. Reka ngutangarize, bagiye gutegereza ibyo bakoze ko bizaba, ibyo bakwatuye ko bizaba. Nibarangiza bategereze bahebe, bavuge ngo iyi ni Imana koko yamukuye mu mbaraga z'abadayimoni. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Peli mafore wasakotandema kupeninga sifola. Mana ndagushimiye, uri mwisubereye mwiza bagutegereje bose. Umugisha abantu bari badukurikiranye, urwanya ibyabarwanyaga, uhiga ibyabahigaga, kandi ubuntu n'amahoro utanga bibe kuri bo mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. urakoze cyane. Umuntu yifuza gusengana nawe, wifuza gusengana nanjye, icyambere ubanze unyarukire kuri channel yitwa Inkuru y'Ukuri TV, ukore subscribe, niho uzajya usanga ubutumwa bwiza buryoheye amatwi, ijambo ryiza ry'Imana rishobora guhembura umutima wawe. Hanyuma kandi nimero ya telefone igendanwa ni 0753585542, akaba ari nayo iri kuri WhatsApp. Imana ibahe umugisha. amen. urakoze cyane mukozi w'Imana.